misozi bitaratangira kurimwa Imana yari gufite mu bitekerezo byayo. Kuri wowe wumva bimeze bite donc kuririmba gutya ijwi ryiza nk'iri? Njyewe iyo ndi kuririmba ntago mba numva ko ndi kuririmba neza, ntabyo numva. Gusa wenda nyine ndakora cyane ababyumva bakambwira ko ari byiza, ariko njye ntago mba mbyumva. Mani dukunda byahebuje, shimirwa ibitangazo dukorera. Ni iki kintu cyakugoye cyane ugera i Kigali? Ikintu cyangoye rero nakubeshye nta n'ubwo bwako kiracyangora ko nzi ko iwacu muri karitsiye mu cyaro nyine iriya i Muhanga ubyuka mu gitondo wabona mugenzi wawe ukamubwira waramutse, ariko i Kigali ntabwo biba. Wenda kuno mu rugo dushobora gusuhuzanya, ariko kuno mu nzira urugendo ushobora gusuhuzanya n'abantu batatu batari bakwikiriza. Yes, ndagushimiye cyane kandi nguhaye ikaze ku biganiro byacu, nizera ko aho hose ukomeje kumererwa neza. Ini ISEZERANO TV nk'ibisanzwe twe tuba tugenda tubashakira amakuru ameze fresh. Kuri kamera za ISEZERANO TV turi kumwe n'abantu tugiye kuganira, ngira ngo abenshi bahise babamenya. Turi kumwe na Epifani wa Yezu, benshi bamumenye kubera ijwi rye ryihariye cyane n'ubuhanga afite mu kuririmba. Kugira ngo benshi bagiye bamenya kuri aturirimbiye ubuhanzi, abandi bamenya muri Iwacu Music Festival. Yagiye aririmba indirimbo zitandukanye kandi zagiye zifasha benshi. Umukobwa ufite ijwi rihambaye cyane iri mu buhanga buhambaye. Reka tumwakire Epifani, makuru mese. Meza cyane. Benshi rero bari bagiye bakutubaza bavuga ati ariko Epifani ushize mwaraganira ariko ntabwo yaturirimbiye neza. Uri tayari? Ndi tayari. Yes, turi kumwe rero n'undi mu type bagiye kuba bari kumwe rero, ngira ngo nibuza gutuma ijwi rya Epifani soka fresh. Reka nawe tumwakire. Murakoze, nyine twa Niyonzima Oreste kunze gucurangira Epifani. Okay. Tugiye kuba turi kumwe na Oreste na Epifani, ngira ngo abantu mwagiye mutubaza Epifani n'indirimbo ze. Uyu munsi nimuze kugira ikindi kintu mudushinja. Epifani, uri ready? Reka tutagiye ikintu dukora, mubanze mugere kwanza akantu muhereza abantu. Twagiye. Aka kantu se ko ari fresh. Epifani, ubundi kuririmba gutya ushize aho tubwiye ngo uba wumva atari ibintu bya hatari. Turagira ngo ubwire abantu ubundi ubuhanga nk'ubu ngubu kuki kuri wowe wumva bimeze bite donc kuririmba gutya ijwi ryiza nk'iri? Njyewe iyo ndi kuririmba ntago mba numva ko ndi kuririmba neza, ntabyo numva. Gusa wenda nyine ndakora cyane ababyumva bakambwira ko ari byiza, ariko njye ntago mba mbyumva. N'igihe mba numva nta mwuka mfite, mbese numva ndi no kubeshya abantu. Oreste, ndagira ngo ubaze gatoya Epifani ubundi mwahuye nka ryari? Epifani twahuye muri ndumva ari nka 2018. Twahuriye muri kora yitwa Care International. Niho twahuriye. Yego.
Epifani rero umufata gute ajya atubwira ngo iyo arimo ararimba ngabona ngo ari ibintu biri aho ngaho ubundi turagira ngo tubwire undi umufata gute kuki wahisemo kuba ari bucurangira. Epifani ni umuntu ufite tara afite tara azi kuririmba vraiment nuko ntibuka umugani w'ikinyarwanda bakoresha ariko buryo umuntu ufite tara cyangwa ukora ibintu bikomeye ntabwo baba bizi akenshi bimenywa n'abamubona ariko we ntabwo abizi ko ibintu akora bikomeye ariko afite tara. Yego uyu munsi rero abantu bambwiye ngo amagambo abe make indirimbo zibe nyinshi. Epifani umwanya ni uwawe ewa shimisha abakunzi bawe.
ibintu biraryoshye cyane. Reka nkubwiye ngo wa muntu wewe uri kudukurikira impano mwe muyireba neza. Epifani, mu buzima bwawe ikihe kintu utinya kubura? Mbega ikibazo kiri komplike. Urumva icya mbere ni ukuba mfite ubuzima bwumbuza ubuzima nabambuze byose. Kuko ufite ubuzima n'ibindi byose biraza. Iri jwi ryawe uramutse ubyutse mu gitondo ugasanga ntabwo ukibasha kuririmba, wabyitwaramo gute? Ubwo nyine kuko nyiri imiringa yaje atwara imiringa ye, nakwiyakira ko nta kuri nabigenza, nakwiyakira kandi ari cyo biguhahira. Ariko nyine nakwiyakira, none sumva ntacyo narenza, urone se nabigenza ne? Nakwiyakira ubwo nyine ubuzima bugakomeza. Iyo umuntu yabaye umustar rero hari ibibazo aba agomba kubazwa, kandi Epifani maze kuba umustar gakeya. Epifani afite umukunzi? Mfite abakunzi benshi. Mfite benshi, abakunzi benshi. Muri make uratendeka? Oya, umuntu arakundwa cyane, agakunda cyane. Wari wigera uhemukirwa n'umunsi n'umwe mu rukundo? Ntabwo byabura. Byageze gute umunsi baguhemukira wari umeze gute? Gusa njyewe ukuntu nteye ndi umuntu uzi kubasha kwihangana, kandi njyewe ikibazo kije ntabwo numva ko nkigira ibintu birebire, cyabaye ngomba gushaka igisubizo cyangwa cyakira. Njye ntabwo njya nkomeza ibintu kuko icya mbere ndareba icyo kibazo kibaye mfite igisubizo cyacyo ako kanya. Iyo mbona mfite igisubizo cyacyo ako kanya nyine ngiha umwanya nkagitekerezo cyane, ariko iyo mbona nta gisubizo ngifitiye ndagisiba nkanakibagirwa. Epifani, nawe uri buvuge ibintu byinshi cyane, dukomeze n'indirimbo ikurikiyeho. Yazamuye ijwi gutyo nahita nkorora. byoroshye. Ubushize turimo turagana bazambwira ni kumba mbona akoresha imbaraga nyinshi, ariko nta mbaraga nyinshi mba nkoresha. Byoroshye. Kuriya byoroshye twebwe ubikoze uhita ukorora. Uturwara inkorora. Say
Sainte Marie, fille de Dieu, Sainte Marie, pleine de grâce, femme choisie, frère de ta race, Sainte Marie, fille de Dieu, conduis nos pas vers le Seigneur, ton Père c'est la vraie lumière, conduis nos pas vers le Seigneur, Marie, tu es notre mère. Sainte Marie, portée de Dieu, Sainte Marie, frère de ta race, Sainte Marie, bonne et nouvelle, Sainte Marie, fille de Dieu, conduis nos pas vers le Seigneur, Marie, t'es la vraie lumière, conduis nos pas vers le Seigneur, Marie, tu es notre mère. narababwiye abatazemera ntimuzagire icyo mumbaza ariko reka ngaruke kuri Oreste gatoya kubera ko iyo tuvuze impano iyo turimo turaganira kuri imbwe turatira ngo tureye impano zirimo zirazamuka kandi ko Epifani afite impano yumvikana ariko Oreste nawe kuri piano rakazi ntabwo noroshye ntabwo byoroshye. sasa rero nakwibaza ngo ubuhanga bwa piano ubundi ubikomora hehe byatangiye gute? murakoze cyane. nuko uyu munsi mpamvu kuvuga piano nuko ari nsanzeho ariko hari nigeze nsanga no ku bindi nabyo ukabimbazaho. ubwo nk'ibiki? ibindi ndandika indirimbo, ni umukompositeri, ndanaririmba ariko ndirimba nabi. urumbaje rero ibintu bya piano mbikomora kuri njye ni ibintu biri hereditaire, nibyo mu muryango kuko abapapa basogokuru bari abanyamuziki kuko n'abakiriho baracyari abanyamuziki, ariko naje kugira amahirwe yo gukomeza kubyiga no mu seminari. nize mu seminari nta mutagatifu ari cyangwa niho nabashije kubona umwanya wo kwikuzamwe iyo mpano yo gucuranga. ya ayunguka Fani sigaye indimi twagiye aturirimbiye shimirwa ibitangaza udukorera, aya majwi yacu nakunyure mubyeyi uturinze, tugutarambiye tugutetera umubyeyi utaduhana. kumamuturezi mabiri nyama mugira ngo tuzabashake ibyo byose ni ukugira ngo abantu bari kutureba uzabakumbura uzabashakaza zatwibonera. ngaho nguko rero ngira ngo Epifani ushize watubwira ko uririmba mu njyana ya opera. nagira nkubaze urimba mu ndirimbo za gospel gusa niyo wibandaho cyangwa ufite izindi ndirimbo zisanzwe wenda urimba muri ubwo bwoko? nizo nibandawe cyane kuko urebye uburyo busanzwe ntago mbujyamo kuko ntago mbukunze njya mu kintu nkunze cyane, niyo mpamvu. ari zo ugerageza hose wenda ndazumva gutya ariko nkazishyira kuri kuko ntago mbikunda ntago mbikunda. indirimbo zisanzwe ngenda zumva gutya muri radio zitambuka ariko ntago nta numwe nabona wo kuziga. ubu se igihe cyose uzaba uri kumwe na Oreste? ubwo nyine birashoboka ko tuzatandukana ariko burya nagenda Imana izasa n'undi kuko ntago nzi ko tuzahura nawe ntago azi ko tuzahura. ikintu impamvu itumye mbikubaza ni uko urateganya kugira ibikoresho bya muzika wiga kugira ngo ubutaha nawe ujye ubasha kurimba nawe ubyikorera? nari natangiye kwiga piano, korona iraza ariko
nkeka ko kanati mitega pia nose korona yagiye ku ntoki kisha pia ni komeye abagisha kuri bango oya ntago n'umushikomeye kuko nigaga nagerageza kujya kwiga kuririmba bari bansabye nuko nakwiga piano birangira korona ijemo abarimu ntibongera kugaruka ubwo rero korona nigabanuka nkeka ko uzasanga nzi na do uzasanga none so wasanze abonye uresta ari umwarimu mubi ku buryo atakwigisha oya ntago navuga ko rest ko njya muri ibyo ngibyo nari ntaramumenya yango rero muzamuprofite corona dore nawe arabyumva nyine abwirwa benshi akumva beneyo arahara arabyumva hanyuma Epifani uyu munsi abantu bari kukureba bakunze impano yawe benshi uri icyo uririmba ariko harimo n'abibaza ibihangano bya Epifani umuntu yabikura he biboneka hehe cyangwa nta n'ibyo afite uretse ko aririmba gutya gusa bisanzwe ibihangano byanje aho wabibonera wajya kuri YouTube mfite YouTube channel ukandikamo Uwayezu Epifani uhita mbona Epifani amaze gukora indirimbo zingahe ubu tuvugana mfite audio gusa ebyiri uteganya gukora zingahe album uzayishyira hanze ryari turagira ngo abantu bakunze ibihangano byawe babwire muri no minsi ndi gutegura izindi ndirimbo ntago wenda navuga ngo nejo ako bashonje bahishiwe ibyiza biri imbere ubushize nkubaza warambwiye ngo ufite management Oreste niyo management irimo rero kumanaginga niyo manager wawe oya pe nta kantu washyiraho dusoza ntago kabura muhungu wanjye cyangwa kamenye kagakirigishwe ukuntu muhungu wanjye curanga akabazo ka nyuma ugiye kudutandukanyiriza umuntu wowe kuri we wumva ko ari umunyacyaro no wumva ko ari umunyamujyi umunyacyaro n'umunyamujyi wenda ndavuga umunyacyaro ko ngende umucyaro wenda navuye mu cyaro nkaza mu mujyi wambutse Nyabarongo kubera nambutse Nyabarongo kwako ngiye kuntu mbyumva nta hantu hataba umujyi ko n'iwacu nubwo hari Muhanga ko mbona hari umujyi gutandukanye wenda kuba mucaho kuba ntuyara hepfo mu gishanga aho tuye hano kuri kaburimbo wenda ngiye utuye mu gishanga ndabyemera ko ndi umunyacyaro utuye ku muhanda kuri kaburimbo y'umukara nzavuga ko ari utuye mu mujyi ariko nta hantu hataba umujyi reka tujye noneho mu bijyanye n'imitekerereze n'imimerere y'umuntu uretse kuba utuye ahantu wenda hari igishanga cyangwa se hatari amazu ateye imbere
n'undi atuye ahantu hari amazu ateye imbere turagira ngo tujye mu bijyanye na kamere ubundi wowe kuri wowe umuntu w'umunyacyaro ubona aba ameze gute cyangwa umwumva gute? ikibazo kirakomeye gusa njye nakuze numva bavuga ngo i Kigali abantu b'i Kigali nibo bateye mu mujyi, ahandi hose mu ntara turabanya cyane. Ubwo niko nakuze mbyumva kandi narabyemeraga pe nyine nkavuga ati iwacu ni mu cyaro ndanahubaha, ni mu mujyi Kigali nyine ni mu mujyi, mva ko njye ntuye mu cyaro abanyakigali bo mu mujyi nyine. Aha, urabyivugiye uti njye navukiye mu cyaro, uzi Kigali bwa mbere hari ryari? Natangiye kujya Kigali kera ndi umusirimu. Urumva nagiye muri kora 2007 twakoraga amavisite menshi narenze ni Kigali twaratembereye twebwe. Urumva 2009 hari konseri yabaye hano Kigali nyine tuyizamo, yewe nkabona muri samudi twazaga kuririmba naye Kigali. Natangiye kuza Kigali kera mpfa kuba nageze muri 2007 naho niho nageze muri kora muri mu kwa 12, ariko umwaka wa 2008 natangiye rwose kujya nzi Kigali. Aha, ni iki kintu cyakugoye cyane ugera i Kigali? Cyangoye ubwo nyine nuvuye mu cyaro uzi Kigali? ikintu cyangoye rero nakubeshye na n'ubu barakukira cyangora ko nzi ko iwacu muri karitsiye mu cyaro nyine iriya i Muhanga ubyuka mu gitondo wabona mugenzi wawe ukamubwira waramutse, ariko i Kigali ntabwo biba. Wenda kuno mu rugo dushobora gusuhuzanya, ariko kuno mu nzira urigeye dushobora gusuhuzanya n'abantu batatu batari bakwikiriza. Iyo kintu namenye kitahaba nyine cyangwa ye kucyakira. Ifani, warangije amashuri yisumbuye cyangwa warangije kaminuza? Ayisumbuye. Hari ryari? 2016. Atangiye kurimba ukiri umwana? Cyane rwose dore undi niko nkireye ariko urakoze mu bitekerezo. Masaje kera. Aha, Ifani, reka tugushimire cyane wakuze kutuganiriza. Ngira ngo abantu benshi cyane bari bifuje kongera kubona impano yawe, benshi baragiye batubaza turashaka kuzamubona turimbira. Reka twizere ko abakunzi bawe n'abakunzi ba ISEZERANO TV nibongeye kugukinira bazakubona. Yego. Nanjye ndabashimiye cyane mwakoze. Yego. Aha, ngari nguko rero twaganaga na Ifani, ngira ngo yadutaramiye, yaduhaye umuziki mwiza, bibutse ko arimba mu njyana ya opera. Yego. Aha. Ubutaha nituza azaduhereza gakondo yo muri opera nk'uko ubushize yatubwiye ko ashobora no kurimba gakondo muri opera. Ubwo wenda n'indi style nshyashya zabazanye. Reka tugushimire cyane wakoze kuri iki biganiro byacu, nizera ko ukomeza kubikurikirana, ukora subscribe ndetse ushyiraho comment hari hasi. Niba wakunze ibiganiro byacu cyangwa bakunze uri Ifani yakuririmbiye, genda hariya hasi ushyiraho comment ubitubwire ndetse n'icyifuzo wawe ufite, ushaka kugishyiraho hariya Ifani ubutaha kazaza abisubiza cyangwa se n'indirimbo yifuza ko ubutaha azakuririmbira. Reka ngo rero sharing ibiganiro byacu ndetse ugishyiraho like kugira ngo umunsi ku wundi ujye ubasha kubona ibiganiro bimeze fresh. Ibiganiro bya ISEZERANO TV byo nk'ibisanzwe birakomeza.